Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki ivugira ku muyoboro wa YouTube. Tubazaniye ikiganiro cy'uyu munsi ku itariki ya mbere ukwakira 2024. Ikiganiro cyacu kiri muri gahunda yitwa Ngukumbuze. Ahangaha rero kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki sindi jyenyine, ni Gese Ntama nkuko mumenyereye, ariko ndi hamwe n'umutumirwa wacu. Umutumirwa wacu wiriwe neza? Mwiriwe neza namwe? Yego, mwiriwe neza. Namahoro? Namahoro. Nagira ngo usuhuza abatwumva nurangiza ubibwire dukomeze ikiganiro cyacu. Twishimiye ubutumire bwanyu n'abagukurikirana. Yego. Nkaba nitwa Gapasi Karamba. Yego. Nkaba ndi mu karere ka Gicumbi. Yego. Nontoye. Yego, urakoze cyane bwana Gapasi Karamba. Utuye mu karere ka Gicumbi mu Rwanda, ariko wahageze kubw'ibibazo mwagiriye Kongo Kinshasa hariya mu burasirazuba, aho mwari mutuye ahantu hitwa Ikinyana. Tukaba tugiye rero kuganira kuri gahunda Ngukumbuze. Ugiye kudukumbuza Ikinyana. Ingingo tugiye kuganiraho ni zirebana na Kinyana gusa. Kinyana ni ahantu heza, ni muri Masisi. Turaza kurebera hamwe Ikinyana nihe, ibikorwa bya buri munsi by'umunyakinyana. Umunyakinyana akora iki buri munsi, bya bikorwa bitunga umuntu, ibice bigize Kinyana no mu nkengero zaho. Ikindi tureba ni izihe ndimi zivugwa muri Kinyana. Turaza kureba, tuvuge ku buyobozi bwo muri Kinyana, uko tubuzi, uko tubuheruka. Ni ikihe cyakumbuza umuntu Ikinyana? Ikintu cy'ingenzi turi buze kuvuga, turebere hamwe icyakumbuza umuntu Kinyana akavuga ati Ikinyana ndahakumbuye, Ikinyana mpakumbuye kubera izi mpamvu. Ibi turaza kubibona. Ikindi tuza kuganiraho ni iyo umuntu ari Ikinyana yumva izihe radiyo, yumva iyihe miyoboro. Ibyo turabibona nabyo. Noneho tuze kurebera hamwe umuco wo muri Kinyana. Nyuma turebere hamwe ubuvuzi muri Kinyana. Noneho hanyuma tugana ku musozo tuze gusuhuza abanyakinyana. Abanyakinyana rero turabashyira mu byiciro bibiri. Umuntu aba yarahigiye, umuntu aba yarahatuye. Turaza gusuhuza abarimu duherukana Ikinyana, kandi tuze gusuhuza n'abaturage duherukana Ikinyana. Noneho tugane ku musozo. Nibyo ngibyo bigize ikiganiro cyacu. Bwana Gapasi, Ikinyana ni hehe? Watubwira Ikinyana ubaye urangira nk'umuntu aturutse nk'Igoma. Watubwira uti yanyura muri izi nzira hanaha akabasha kugera Ikinyana. Murakoze. Kinyana iherereye mu burengerazuba bwa Goma. Iri mu burengerazuba bwa Goma. Yego. Ngaho tubwire noneho uturutse Goma uraca he kugira ngo uzagere Ikinyana? Ugenda utubwira ahantu unyura kugira ngo ugere Ikinyana. Kugira ngo ugere Ikinyana uvuye Goma uca mu mujyi muto wa Sake. Yego, mu Isake. Mu Isake ukazamuka ukagera Kabati. Ariko ubwo birumvikana iyo ugeze mu Isake mu muhanda wigabanyamo kabiri, ubwo unyura umuhanda ugana Kicanga. Yego, uri uvuye mu mujyi wa Sake urazamuka umuhanda wose. Yego. Ufashe umuhanda wa Gicanga. Yego. Taragera kuri imihanda ibiri y'Igicanga n'ujya Nyamitabo. Uca ku gasantere ka Kabati. Aho ngaho bahita ni Tebero. Kabati. Kabati hari isoko. Hari isoko. Isoko ry'Ikabati. Ukazamuka Kirorerwa ndahabona. Yego. Dukomeze tugende tukagera ahantu bita Tebero, ahantu hari amahuriro y'imihanda. Umanuka ujya Nyamitaba n'undi ukomeza imbere Burungu uzakomerezaho na Gicanga. Ubwo rero Ikinyana. Yego. Ukomeza umuhanda wa Tebero w'ibumoso. Ubwo numanuka Nyamitabo. Imihanga Nyamitabo. Yego. No ku Muheto. Yego, ku Muheto. Yego, komeza Ikibugu. Ubwo wambutse umugezi wa Muhongozi. Yego. Yego.
za Busihe waziretse hakurya za Busakirwa, abahazi barahareba iyo mirambi myiza ihari. Busihe, Busakirwa, Gahanga biba biri hakurya y'umugezi wa Rushoga ndahabona. Wa Rushoga. Yego. Nawe rero uvuye aho Ikibugu, yego, ukomeza umuhanda hari umugezi bita Bushenge. Umanuka ujya Bushenge ahantu hafi y'Igihira. Hafi ya Bihira y'uruganda rwa Bihira. Ya Bihira, uruganda rwa Bihira kwa Gahiga. Ku musaza bitaga Gahiga ari umwarimu ni Kinshasa. Nyakwigendera aho ngaho Bihira. Komeza umuhanda uzajyana biti Gashasha. Gashasha. Gashasha naho hari uruganda rw'icyayi Ababiligi basize. Yego. Hari uhazi arahibuka tuhabakumbuze. Dukomeze tugende hariya wanyuraga muri plantation z'ibyayi, mu mirima y'ibyayi migari cyane. Uveka mu plantation y'ibyayi bya Gahiga. Yego. Wabirenga ukagera mu gasantre ka Tambi. Tambi ndahabona, najyaga nywa amata meza ku mugabo witwa Bishando Mathias. Bishando Mathias, umusaza bitaga Bishando Mathias. Izina rye ni Nkizinkiko. Uramuzi neza? Ndamuzi cyane. Dukomeze tugende. Komeza umuhanda uragera ku isoko rya Rukokoma y'Igahira. Igahira ndahabona, hari umuvandimwe wuriya Gahiga wavugaga. Hari Gashabi. Ndamubona nawe, iwe ndahabona. Komeza umuhanda muremure cyane. Ahantu wanyuraga ku nzu z'imbaho z'umugabo w'umuhunde harya yitwaga nde? Batundi Rukaranga ukagira Imana we. Dukomeze tugende. Manuka ugere ku Rusumo. Rusumo rwa Nyabura? Rw'inyabura rwa Rushagara. Ndahabona. Abahunde bahitaga Bushahara. Ku Bushahara. Bushahara ariko twebwe ababw'ikinyarwanda tukahita Rushagara. Rushagara nayo yisuka muri Rushoga. Ndahabona. Yego. Ugakomeza umuhanda. Dukomeza umuhanda turagera ku nzu, ku mirima y'abazungu basize aho bita Inyabura. Inyabura ndahabona, hari uruganda naho. Inyabura ku ruganda. Yego. Uzakomeza umuhanda. Yego. Ubwo umusozi wa Karungu usize muri uruhe ruhande? Ibumoso. Ibumoso ndawubona. Umusozi wunamiye Nyabura babakumbuza imisozi yo kwa Serumfashi. Yego. N'abaruzigamyambi. Dukomeze umuhanda wose. Yego. Noneho uzazamuka ku musozi wa Ruhuha ubwo ni nkahe? Utaragera ufasha umuhanda wose utaragira Unambi. Buriya si urusisiro rwa Rutana? Ni Rutana, bamwe bahita Rutana n'abandi bakahitira ku Ruhuha. Rutana hazamukaga cyane hananyerera. Haterera cyane haranyerera, hari abantu benshi cyane. Yego. Rawuzamuka wawutera wawuheza. Yego. Bahora wa muhanda wanyuze Unambi wasize. Aho bahitaga kuri Duwane ndakeka. Kuri Duwane. Yego. Ubwo uzakomeza Kinyana uzabihanze amaso imbere yawe mu kaboko k'ibumoso. Ubwo se uburi he y'umuhanda wa Burengera? Ubu uhagazemo. Ubu umanutse umuhanda wa Burengera ari wa muhanda uva hariya kuri Duwane na Runambi werekeza mu Rwankeri? Werekera mu Rwankeri n'Ibibwe. Ubwo noneho wawugeramo hepfo ukatira he, iburyo ibumoso kugira ngo ujye Kinyana? Utaragera Burengera ukatira ibumoso. Yego. Ugaca muri za nzuri z'umugabo wita Gasuku ndamubona. Ugaca muri iyo mirambi myiza ukazagera mu mpinga za Kinyana. Mu mpinga ya Kinyana hariya. Ngaho noneho utugejeje Kinyana. Umuturage w'Ikinyana ibikorwa bye bya buri munsi ni ibihe? Umuturage wa Kinyana yari atunzwe no guhinga ibishyimbo. Yego. Akorora. Yego. Akorora iki? Borora ingurube nyinshi. Yego. Mu mpinga zo hejuru iwacu twebwe twororaga inka, abo hasi mu ntoke bakorora ingurube. Yego. Ariko bagateka kuko bafite n'uruganda rwa Kanyanga. Yego. Inganda zabo za lokali. Yego.
bari batera akanyanga cyane bakorora n'ingurube. yego ariko twebwe mu mpinga yego bari ahantu haba akayaga twari tworoye inka. mwororaga inka tubibutse kandi ko Kanyanga aborozi abandi bari abahinzi bagatera n'urutoki rwinshi. twibutse abadukurikiye ko Kanyanga hariya byari byemewe, yaranyobwaga, yaracuruzwaga cyane rwose, ntabwo byari byemewe. yego dukomeze. ntabwo cyaziraga. hanyuma Kinyana twayigezemo, twumvise ko umuntu waho yari atunzwe no guhinga, korora, bahingaga ibishyimbo, bahingaga ibigori. Byaraheraga ibigori byaraheraga ko ntabwo babihingaga cyane, bahingaga ibyo guhekenya, byo kotsa, yego amasaka ni buhoro, yego mbese ibintu byabo byari bishingiye ku rutoki. habaga n'amateke menshi rwose. uribuka inzara yateye muri ibyo bice byacu guheza Nyamitabo, yego havuye izuba 84 bita tuzabana ishize. bari barayise izina rya tuzabana ishize. Rero Kinyana nicyo cyari ikigega cy'amateke, yego cyatunze Nyamitabo, Rushinga, ukaza ibyo bice bya za Burungu, yego ukaza Butare, yego i Butare hari monasteri Mukoto, Inganga, yego Inganga ndahabona. mbese kuva i Gahira ujyane Butare nicyo kigega cy'ibiribwa cyatunze igice byagezweho n'izuba, bitagiraga ubutaka bwihangana. yego noneho reka turi Kinyana, ni ibihe bice wumva wabwira abantu byari bigize Kinyana? yego nk'udusozi twaho abantu bahibukiraho ni utuhe? katwongere tubakumbuze tunabibutse. yego Kinyana yari hanye rubibi n'umusozi bita Karungu. yego Karungu kagira imisozi bita mu Rutovu, muri Karungu. mu Rutovu bakumbuza abavandimwe bacu bari bahatuye. yego ubu bari mu Rwanda, abandi bari muri Amerika. yego abana babo ntibahazi, kandi buriya bose barakumva Bwana Gapasi. yego ntabakumbuze. yego tukagira umusozi mwiza muta Mutsina. yego Mutsina rwose hari muri hota altitude, mu bushorishori bw'umusozi mwiza cyane wagamo akayaga, hari hafite ubutumburuke, hari hejuru cyane, utumburuke cyane, warebaga Bibwe, ukareba Rushogo, ukareba Gusakirwa, hakurya muri Gahanga, yego ukareba Ruhinzi, yego ndahabona, ukareba Niyanja, yego ukareba za Mpanamo, yego wari umusozi mwiza, ukareba za Buhato, Mutsindo, Nyabyondo. Butsindo na Nyabyondo. yego reka dukomeze turebe, ese kuva Kinyana werekeza Butsindo buriya hari urugendo rw'amasaha angahe ku maguru? kuva aho twari dutuye kugera i Butsindo yari amasaha hafi 3. atatu rwose ni urugendo ku mugezi wa Rushogahure. ariko ndibaza ko byari ukumanuka gusa, kuko nkurikije kuzamuka aho byari ibindi. yego none ni izihe ndimi zavugwaga hariya Kinyana? Kinyana yego indimi hari Ikinyarwanda. nicyo cyari cyiganje cyangwa cyari gike? nicyo cyari cyiganje. ni ukuvuga ngo kuva Isake, yego ukageza Ikinyana, ukanaharenga gato hirya kugera kageza Ibibwe, yego naho bita Shingisha, yego na za Ndurumo, cyari Ikinyarwanda. Ndurumo ndahabona ni hafi ya Butsindo. cyari Ikinyarwanda, ni ukuvuga ngo mbese njyewe nahitaho ni u Rwanda rwa kabiri. yego bitewe n'ikinyarwanda cyavugwaga n'imico y'u Rwanda. yego hari izindi ndimi? izindi ndimi zavugwaga n'abari baturiye iyo migezi, abo bagasangwa butaka b'Abahunde. yego bavugaga Igihunde n'igiswahili. ariko buriya Igihunde wari ukizi? oya. aba basaza batubyaye niyo bagerageza kuvuga Igihunde, yego bakeya, ariko twebwe twavugaga Ikinyarwanda n'igiswahili cy'Abahunde kitari originale. yego twari twakigaga no ku ishuri. yego
noneho muri cya kinyarwanda naho harimo ibice. Yego. Harimo avugaga ikigoyi, harimo avugaga ikirera. Yego. Bitewe naho yaturutse. Yego. Noneho reka twikomereze turebe ubuyobozi muri Kinyana bwari bumeze bute, ni bande bayoboraga, byari biteye bite? Abayoboraga cyane n'abahundi. Umuhunde wibuka wayoboye n'inkande niba umwibuka? Kuko ubutegetsi ababirigi yego babusigiye abahundi. Yego. Hari umuyobozi bitaga abashef de collectivité. Inkande wibuka? Ni Bashari Mukoto. Buriya namwe mwari kwa Bashari Mukoto? Twari muri groupe na Bashari Mukoto. Hariya munsi ya Kicanga? Niho nakwita mu cyicaro cya collectivité. Cyari hasi aho bita Ikiusha. Ariko ubundi ngo iyo yazaga iwanyu ngo buri rugo rwazanaga igi? Gusa ntabwo yigeze hakandagira. Yego. Ariko nyuma y'umwaka abagabo b'aborozi bagomba gutanga amaturo bagatanga inka. Yego. Hari umugabo bita umuvandimwe wacu bitaga Sebujindi yari azi cyane. Yego. Yari yoroye ariko batangaga inka y'umwami. Inka y'umwami. Abaturage bato imisoro yo rwose yari yaratwishe amaturo. Imisoro yajyaga za Kibusha babazirika abantu ku misozi. Yego. Batanga amafaranga yo kujyana kuri collectivité. Yego. Bashari rero ngo ni wari uyoboye iyo collectivité. Yego. Noneho nawe akagira abandi bantu bamufashaga ba chef de groupement. Yego. Buriya Kinyana ni muyihe groupement? Ni groupement ya Bashari Mukoto. Yego. Umuyobozi hariho twebwe abanyarwanda twitaga abanyamugusha. Nyamugusha. Yego. Nyamugusha yari chef de poste. Chef de poste. Naho chef de groupement benshi bagiye basimburana ntabwo mbibuka neza. Yego. Cyane ko nkina mutoya. Ariko hariho nigeze mbona Bwana Gapasi iyo yageraga ahantu hazamuka. Yego. Uribuka ibiziriko by'abahunde bita imibanga? Ndayibuka. Bamushyiragamo imibanga bakamukurura bamuzamura kuko yari munini ku buryo adashobora kuzamuka. Yari chef de poste niyo bitaga Nyamugusha. Oya n'uwitwa Maheshi. Maheshi, merci beaucoup. Ni Maheshi. Maheshi buriya ngo yaryaga ihene yose akayimara. Kuko icyo gihe nari mfite nk'imyaka nka 11 gutyo. None tuganire, ni iki buriya ubona kiri Kinyana gishobora kuhakumbuza umuntu? Kinyana cyadukumbuza imiterere yayo. Yego. Urabona ko n'ababirigi nabo yego bari barahakunze cyane. Bari barahateye ibiti bivamo ibinini bimwe bita kenkina. Burya iyo binini bya kenkina ni umushoramari waje nyuma. Yego. Gasuku ni wateye kenkina ariko ababirigi bari barahakunze bahasiga ibyayi. Independence rero ubwigenge babutanze abazungu batari batera ibyayi byinshi. Nakubwiye ngo cya kibaya abazungu basema amatongo 9. Yego. Bigaragaje ko muri Kinyana na Burengera aho ngaho abazungu bari barahakunze. Yego. Bitewe n'ikirere cyari cyiza ku buhinzi n'ubworozi. Yego. Abazungu rero bo baje bafite icyo kibaya bagihingamo icyayi. Yego. Hanyuma rero hari heza no ku bworozi. Kambakumbuze bibonye ukuntu uwo mushoramari bita Gasuku yazanyemo inka z'inzungu. Ndazizi rwose ndazibuka. Yego. Ibihumbi n'ibihumbagiza barabyibuka. Yego. Two dusozi baraturuka n'utugezi. Yego. Utugezi buri kabande karimo umugezi amazi meza. Yego. Atemba mu mubande tutabona n'ahandi. None umuntu yakwibaza ngo umuturage w'Ikinyana
indyo ye ya buri munsi yari igizwe n'iki ahanini? umuturage w'ikinyana indyo ya buri munsi yari amateke, bakarya ibijumba, bakarya ibitoke, bakarya n'ubugari bw'ibitoke bita inshimba, bari babyita inshimba n'ibishaba. Ndabibona. Ibishaba nubwo bwari ubugari, abantu bari begereye hafi ya Rushoga, yego, bo baryaga ubugari kabisa bw'ibitoke n'amateke n'ibitoke, yego, abo hejuru nkatwe turyaga ibijumba, yego, n'amata, mukanywa amata, ubundi twanywaga inzoga zihe? z'urwagwa rw'ibitoki. Ubwo na kanyanga yarimo, ku bazikunda na kanyanga yarimo. Kanyanga ari ku bwinshi rwose, wagira amafaranga utayagira warayibonaga. Ikigage gake, nakibonye tukiri batoya, yego, nyuma amasaka basa nkaho bayaciye batera urutoki, yego, bitewe n'amafaranga avaga muri kanyanga. Reka nkubaze ikindi kibazo ku bijyanye n'umuco wa hariya n'imikorere imigenzereze ya hariya. Mu myubakire basakazaga iki? Kuko hari aho nageze ngasanga basakaza harya mwabwitaga iki, nema turiya tuntu tw'udufunzo bakata hejuru bagasakaza, batwitaga ngo iki? Ibifunzo. Hari utuntu dusage tw'udufunzo basakazaga. Iwacu nta rufunzo rwahabaga, abarebye bishanga birimo ibikangaga. Garuka hano hino ahantu kuri duwane byarahabaga. Okay, icyo rero cya gifunzo ni igiterano, ntabwo ari karemano. Yego. Twebwe twasakazaga ibirere. Yego. Abo za duwane bagasakaza ibishanga. Yego. Noneho abo abafite ubushobozi bajya kuzana amabati kure yo za Kabati. Ariko bwana Gapasi, amabati bafite uburyo bayitaga, ntabwo bayitaga amabati. Mu Kinyarwanda cy'iwacu twabita ngo ni amanzanza. Yego, nibyo rwose. Reka dukomeze. Urikimbaza umuco. Umuco, ku bijyanye n'umuco buriya hariya barateruraga. Hariya rero nagiye kumenya ubwenge. Barateruraga abakobwa. Bateruraga abakobwa. Umukobwa ntibamukuremo. Ubundi ajye bitaga, hari umuco bita ngo guhuruduka. Guhuruduka ni uguhurura bagiye kumuvana aho bamuteruye. Bagera bakabakubita inzoga n'ihene bagataha. Harya iyo hene bayitaga ngo iki? Ngo ni ihene y'ubuhurudutse. Ihene y'abahurudutse. Babahaga ihene kugira ngo umukobwa bamurekere aho bamutwaye. Umukobwa akavuga ati ngewe mu ndege nabaye umugore byarangiye, bagataha. Bagataha, ariko nabo bakajyana ihene, bakajyana na ya byeri yo kuza kurya. Si cyane ngo abakobwa bave mu nzu babaga bateruwe. Ubwo ni ukuvuga iyo hene, iyo nzoga bazibyitaga iby'ubuhurudutse. Yego, dukomeze. Ikindi kandi abanyakenya bari abantu basabana cyane. Ariko buriya nko mu bukwe, nk'akabyino bakundaga kubyina ni nk'akahe? Mu bukwe niyo wavugaho igitero kimwe, akantu gato. hari indirimbo twabyinaga. Ihorere munyana wa shema, ihorere munyana wa shema, ihorere munyana ingwe, ihorere munyana. Urakoze cyane. Reka dukomeze. Dukomeze. Buriya nk'amatorero yari ahari, hari ayahe matorero yo gusenga, amadini? Amadini yari ahari. Yego. Nagiye kumenya ubwenge, nsanga iwacu hari ababatisita. Ababatisita bakomoka muri Amerika. Babitaga ngo iki? Abasebeka? Abasebeka. Eglise évangélique, Église baptiste. Communauté des églises baptistes. Église baptiste.
sepeza ni sepeza sebeka yari Zaire yego sebeza sebeza communauté des églises baptistes au Zaire hari n'abapantekote abapantekote babitaga abaseduwazi kubera ko inkomoko yabo muri mu gihugu cya Suwede mu burayi bw'amajyaruguru yego abaseduwazi aribo abapantekote hakaba n'abadventiste hakaba n'abagatulika yego yego indi dini ryaje nyuma ridafite imbaraga n'abangirikani reka dukomeze tugende tugere ahantu dushobora kuvuga nko ku buvuzi muri ubu buvuzi hariya iyo umuntu yabaga arwaye yavurwa gate yabigenza gate hariya rwose nta buvuzi bwa none bugezweho ntabwo ari buhari hari ubuvuzi bwa gihanga yego gusa hari n'abacuruza imiti y'amagendu akagenda akarangura imiti akayishyira mu gikapu akagenda ayizererana mu midugudu mu nsisiro rimwe na rimwe bakagenda bakayitandika mu masoko yego waba ukeneye peniserine waba ukeneye amoxirine ukagura ukajya kwivura ibyo utazi yego n'uwakugurishaga ntiyabaga azi ibyo avura yego harimo abantu mu Rwanda bita barumashana akabifitiye agaserenge muwe yego nuko akagutera urushinge wakira byagusigira izindi ngaruka ntabyo twari tuzi. Yego, ariko hari abantu babaga barahuguriwe kuvura ariko by'igihe gito. Yego, dushobora kugereranya n'abajyanama b'ubuzima mu Rwanda. Aba bantu baravuraga cyane, ni abantu bitaga abasekuriste. Bari abasekuriste, bari bafite Croix Rouge. Yego, bari bitaga aba Croix Rouge. yego, Bitewe n'iyo Croix yari afite yego, ku ngofero ye. Abo rero baje kuza nyuma. Baje kuza nyuma nko mu myaka za 85 gutyo. Naho ubundi nta mavuriro twagiraga. Hari abantu gusa bagenda bicuruza utwo duti gutyo kugira ngo uzabone ivuriro, twahekaga mu ngobyi s'il vous plaît. Ingobyi iriya hajyamo abantu nka 4 bagaheka ku ntugu, bagaheka umuntu bakamujyana imweso kuri paruwase. Ese buriya muyo mwajyaga mweso mwamunyuzaga he buriya? Twamunyuzaga i Runambi, i Kamonyi, i Busoro, i Busumba, yego, Muhongozi, nuko mukamanuka mujya mweso, kamanuka umuhanda no kuri paruwase. buriya mwahagendaga amasaha angahe? N'amasaha 8. Ni hariya mwabajyanaga gusa abarwayi? Abarwayi bari ndende. Mwabajyanaga imweso cyangwa se haka poste de santé kari Igahira, yego. Hari abantu bari baravuye mu mubandandi za Beni, bo bari bakirebutse gatoya bakazagashima ubwo poste niyo batuvuraga. Yego, cyangwa se nk'umubyeyi wenda kubyara, yego, baramuhekaga bakamujyana i Butare kuri monasteri. I Butare kuri monasteri. Ariko naho ntabwo ari hafi. Ntabwo hari kure, abandi nabo batarembye bajyaga i Burungu. Monasteri i Butare buriya mwahagendaga amasaha angahe? Bahagendaga amasaha 6. 6 muciye he bwo? Duciye Inyabura, yego, Igahira, Itambi, Nganga na hehe? Ni Butare nyine aho ngaho ku kavuriro. Ukwinjira i Butare. Nabo kavuriro kadakomeye ko gufasha abantu nyine n'urugendo rurerure bwana Gapasi. Hari kure cyane, mbese ku byerekeye ubuvuzi, yego, wacu byari hasi. Reka twirebere ibijyanye n'amashuri. Yego, amashuri hariya byari bimeze bite? Ikinyana rwose byari ibintu bibabaje. Yego, utwo ya madini nakubwiraga. Yego, Abapantekote, Ababatiste, Abadventiste, yego,
bari bafite insengero z'ibirere. Insengero z'ibirere, yego. Hasi bagahoma. Bagahoma ni iki? Ni urwondo rw'ibumba. Ntabwo bashyiragamo amase? Certainement hajyagamo n'amase. Hajyagamo n'amase. N'umucanga. Mukigira mu nsengero rero. Muri izo nsengero abadivantisite nabo bari bafitemo udushuri nk'uwa mbere n'uwa kabiri. Yego. Ikigishwa n'umwarimu umwe, yego. Mu babatisite naho bafite umwarimu umwe akigisha abana mu wa mbere no mu wa kabiri. Yego. N'abapantekote gutyo. Yego. Ubwo rero niho twigaga. Yego. Twigishwa n'umwarimu umwe nawe warangije wenda nka promira ne segondere deuxième segondere ntabwo byari birenzaho. Ntabwo yarangije primaire gusa ya kera. Nta diplome yabaga afite. Nayo. Yego. Ngo niho twigaga noneho washaka kugira ngo ujye muri wa gatatu primaire. Yego. Ukajya ahantu bita Runambi mu bakatolike. Runambi ko ari kurebwa na Gapasi. Ari kure. Buriya se umuntu yigaga Runambi ataha Ikinyana? Yigaga ataha Ikinyana ntabwo ari kure cyane, twakoreshaga amasaha abiri. Witonze yari amasaha abiri, imwe n'igice. Kuko twebwe twari abana bageraga tuvuduka yari isaha imwe. Yego. Niho twigaga primaire yose, niho wasangaga abarimu bari karifiye. Yego. Babashije kurangiza amasegondere, bayize mu gipadiri Rubandana, bize Imugeri, bize hirya niba babashije kwiga. Yego. Nka segondere buriya washoboraga kwiga he hariya Ikinyana? Muri 79. Nibwo haje umugabo bita Kamari Karisa. Kamari Karisa? Yavuye Iribwe. Ndamuzi, Karisa ni izina rya se. Karisa rero Kamari yaravuye Iribwe nawe ndumva yararangirije amashuri irukanga mu badivantiste. Nibyo. Araza arashinga ka cycle d'orientation. Cycle d'orientation nimwe bitaga CEO, ni twakagereranya n'icyiciro rusange cyo mu Rwanda ariko bakoraga imyaka 2. Twabigiranye na Trocome. Aho byabaga ari imyaka 2 wa mbere n'uwa kabiri. Yego. Yego. Uwo mugabo rero niho yaje asanga iwacu primaire abantu barazirangiza, komeza segondere ni ibibazo. Yego. Baricaraga bakaguma mu rugo bitewe no kuri aho biga. Yego. Abo bashaka kwiga yajyaga Ikanyatsi. Kanyatsi ni hafi ya Nyamitabo, ni kuba Adventiste. Ngiyo kajya kuri paruwase kuri Institut Rwamiko. Izina rya Rwamiko ryaje nyuma ariko yari Kanyatsi. Yego, kuba Adventiste. Cyangwa ukajya Imweso kuba kuri paruwase bakatolike naho hari Sikrelo. Iyihe ni Kizito? Hari Kizito. Yego. Cyangwa ukajya Iribwe kuri paruwase. Ariko Kizito buriya no haruguru hari irindi shuri ry'ubugoronome. Rya agronomy. Iryo bitaga Ita. Yego. N'Ibibwe mwajyagayo? Ibibwe naho mwajyagayo? Noneho n'Ibibwe nawe yaje kuzana amashuri bakahafatira diplome. Yego. Ariko ibyo byaje kuza nyuma. Yego. Izo za Sikrelo za Mweso, Ibibwe, Nyamitabo, Nyakariba byaje kuza nyuma. Yego. Nabo nta amashuri kurangiza segondere ntabwo biyaga ari ibya kera cyane. Yego. Ariko none tugarutse Ikinyana. Yego. Nta bantu bigaga primaire bakicara. Kamari rero sinzi umugisha Imana yari tuzaniye araza. Yego. Ashinga ka segondere k'imyaka 2. Yego. Ndibwo icyo gihe nigaga muri 3e primaire. Yego. Yigiraga kubera nyine hari hasuzuguritse afata akazu kamwe kari akabari k'ibishwambara by'urutoke. Yego. Ashyiramo agashuri. Yego. Kubera nyine kwasuzugura bahitaga mu Institut Mashagari. Hari abahize uzi? Cyane rwose. Ubu Kamari umubonye wamubwira iki kandi hari n'igihe yakumva? Kamari ndamuzi nkiri umwana muto w'imyaka 8. Kuko arahari ndamuzi. Kamari yaraje adushingiye
79. yego 80. yego 81. yego none muri Kongo haje inzira yo gusipurima kuvanaho amashuri atujuje ibyangombwa ku ngoma ya wa muzungu bitaga Sekopere. imbere yaho Sekopere ni w'ejo bundi. nuko ubwo rero Kamari amashuri ye bahise bayakuraho. niho abantu bacu bamwe batangiye kwiga ka segondere ka aho ngaho. Kamari turamubura ntabwo yakomeje guhanyanyaza. Yego. Abari barangije cycle d'orientation aho ngaho. Yego. Bamwe bagiye Burungu, abandi bajyaye Nyakariba. Iburungu Institut Kayembe. Abandi bajyaye Nyakariba ni Institut Nyakariba. Nyakariba ku Mapinduzi. Mapinduzi habaga biochimie. Hari mate physique hariya Kanyatsi, mate physique Nyakariba niho benshi niyo bashwiragiye bagiye. Abandi bagiye Masisi. Benshi baratwumva buriya barahazi. Masisi ni ku ishuri ryitwaga Institut Bustani. Ariko kujya kwigayo byari kwiga muri condition ziremereye ziri ku bizarre. Hari urugendo. Wanagerayo ukikodeshereza inzu. Byari ubuzima bubi nyine. Ukikodeshereza inzu ukitunga. Mwabyitaga ngo iki? Hari akazina mwabyitaga Bwana Gapasi. Ni Jokore? Kujokora. Ugasanga umunyeshuri arisongera ubugari, aritahiriza inkwi. Mubwe hari nagizemo. Ego. Nize muri izo condition. Ego. Yibaze kugira ngo ngewe. Nzikinyana nikoreye umutwaro w'amateke. Mujyane Gicanga. Nikore azantunge icyumweru cyose. Wize kuri Kazihiro? Nize Kazihiro 5e na 6e secondaire. Ndabibona. Ubwo twikodesherezaga akazu. Aho muri Gicanga. Ubwo mama akaba yaramboheye umusambi. Yego. Undi munyeshuri tuzabana nawe akazana akaringiti. Yego. Twagera ku ishuri tugakora urutara. Ariko bwana Gapasi abanyeshuri bigaga muri ubwo buryo bari abahanga. Umva. Bari abahanga nta muteto. Bari abahanga rwose nta mikino. Niho kubwira umusirikare cya ku rugamba n'amasasu n'imbunda byose kandi urwana urugamba urutsindi. Nibyo rwose. Ni ufite inzara. Wambaye ubusa nta gakweto. Yego. Nizo condition twigagamo. Ariko abanyeshuri baratsindaga ni nabo bavuyemo abantu b'abahanga bakomeye. Noneho rero ubu benshi baratwumva baraza kuduha ubuhamya aho bandika comments ni commentaire. Nizere ko turabasaba kuko hari benshi tuzi bari Amerika, bari Canada, bari za Swede, bari za hehe. Mu bihugu byo hirya no hino ku migabane yose ngira ngo barahari. Mu Rwanda barahari bari kumva ibyo bintu twabayemo. Barabyumva bakibuka ubuzima banyuzemo ariko ndibaza ko baza kutwandikira Bwana Gapasi bakaduha n'ibitekerezo byabo. Hari ibindi bari butwibutse byinshi. Nahoze nkubaza twa tuntu basakazaga n'amagiri. Reka dusuhuze bariya bose babaye mu nzu z'amagiri n'amanzanza. Reka dukomeze. Yego. Turi hafi kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu. Hari abarimu bakwigishije, hari abo mwaturanye, hari abo wibuka. Nk'ubu ngubu wakubwira ngo mu barimu bakwigishije gira ubusuhuza wasuhuza abandi. Guhera abo banyigishije kuri ako gasozi kadutuyeho. Yego. Sinzi n'abakiriho. Yego. Abitaga Mahirane. Akaba umusaza bita Samuel nde. Irindi ntabyibuka. Hari undi musaza bita Theodore Nzabanita.
aba barapfuye ntabwo bakiriho. Yego. I Runandi nagezeho nigishwa n'umugabo bita Frederic Baziruwiha. Yego. Ndazamuka bita Rutikanga. Yego. Bita Mugwiza yarapfuye. Yego. Hari directeur wacu bita Rutembeza Rugambage Faustin. Rutembeza Rugambage Faustin arahari? Numvise ngo ari muri Amerika. Yaragiye Amerika? N'umugore we bita Verena Mukandamage Umubera. Umubera barahari, ariko hari abantu nzi tuziranye bavukana nawe. Hari umugabo bita Rwiririza n'uwita Kami. Rwiririza Juvenal? Yego. Wavukana na Rutembeza? Na Kami Arthur ngira ngo baravukana nawe. Ndabazi. Rwiririza yarananyigishije. Yego. Akaba undi mwarimu wanyigishije muri segondere bita murumuna wa Kamari. Ni wa Mungu. Wa Mungu. Yego. Ariko wa Mungu arahari? Arahari ndabazi, hari na bashiki babo. Enda sinenda kubavugira ngaha bose, ariko barahari ndabazi. Hari undi mwarimu wanyigishije bibwe muri segondere bita Mukarage. Mukarage Felix? Mukarage Felix arahari rwose. Nanjye yaranyigishije. Yaranyigishije, twarakoranye. Yatigishaga Icyongereza. Yarakizi cyane, yari yarizi bo bandana. Yari umugabo w'umuhanga cyane, ariko n'ubu ariho arahari. Ngo nibagiwe hari undi mwarimu nawe yanyigishije, ariko nawe ari mu Rwanda, ari aho ngaho, ari muri Ngoma. Yego. Bamwita Rutabana Kere Celestin. Ntabwo muzi. Ntabwo muzi, ariko akomoka ibibwe hari Ikinene. Ikinene? Ndahabona Ikinene hafi ya Kitso. Yego. Hakaba undi mwarimu sinzi niba kiriho bita Kanyabushi Hermenegilde. Ntabwo muzi. Ntabwo muzi, akomoka hari Runandi nyine. Yego. Kanibute umwarimu bita Mugwiza nawe yarapfuye, ariko asize abana wenda batwumva. Yego. Reka noneho turebe abo mwaturanye se, buriya wibuka bande? Abo twaturanye ndacyabibuka. Umugabo bita Makesha afite kujya muri Etazi muri iyi minsi. Yego. Juvenal arakumva, kuko abantu bahariya batwumva cyane 5/5. Dufite inshuti hariya zidukurikira cyane. Hakaba murumuna we bita Kanyamboneza. nawe ari Amerika. Yego. Hakaba mwene data bakunda kwita Kadive Karamba. Nawe ari muri Amerika? Ari muri Amerika, Oregon. Ndumva muhuriye no ku izina. Niho kwa turavukana. Yego. Hakaba umugabo bita Niyonzima, akomoka Inyamitabo hari Nyakariba. Yego. Niyonzima. Nyakariba? Na murumuna we Nsizi uba Canada. Yego. Hari undi muhungu bita Niyibizi. Yego. Ari Canada. Yego. Akoza kwita Siroga. Abo ni Abanyakinyana. Yego. Kanibuka abandi, umugabo bita Nshongo yatuye ku Kabari muri Rubavu. Yego. Ntibagiwe Bakinahe Prosper. None Munyakinyana ari mu karere ka Ngoma, ni umwarimu hano biti Rubona. Bakinahe ndamuzi. Yigisha Irubona son petit frère magnifique. Bakinahe ndamuzi rwose. Namwe n'undi muhungu w'umuganga bita Edison nawe ndamuzi, haba inshuti Edison. N'undi mwene bita Nkunda abandi Deogratias. Abo nabo ni Abanyakinyana. Yego. Kibagiwe Uwimana Gafishi Anastase. Yego. Ari mu nkambi hano mu Rwanda. Yego. Hari Mbanzamihigo Etienne Rubabaza. Yego. Hari Gicanga. Yego. Nasoza Nkera Bigwi. Yego. Na mukuru wanjye Naftali. Yego. Abo ni Abanyakinyana. Yego. N'abitwa Bandengejeho bari muri Arusha. Yego.
reka tugane ku musozo bwana Gapasi. Yego. Reka nguhe ijambo ugire icyo ubwira muri make, ufate wenda nk'umunota cyangwa igice cyawo, ugire icyo ubwira abadukurikira, abanyakinyana muri make, abo mwabanye hariya, noneho dusezere tugane ku musozo. Ijambo nabwira abavandimwe bacu. Yego. Nababwira ko twatakaje paradizo. Yego. Imana ibishaka. Yego. Paradizo yacu tuzayisubiramo. Yego. Kuko iwanyu ni iwanyu. Yego. Umusore yavuze nyumbani ni nyumbani. Nyumbani ni nyumbani. Imuhira aba ari imuhira. Imuhira ni imuhira. Iw'abandi. Yego. Harisasirwa ntiyoroswa. Yego. Twavuye iwacu tutahanze. Yego. Niyo mpamvu tutagomba kwibagirwa. Yego. Ni igihugu cyatubyaye. Yego. Cyadukuza. Twavuye turi abagabo turi n'abagore, bityo ntituzahibagirwa. Yego. Niyo mpamvu mu masengesho yacu. Yego. tutagomba kubura muri iryo sengesho ryo gusabira igihugu cyacu. Yego. Tuzongere twicare kuri wa musozi twinywera amata, twinywera agasururu. Yego. Nuko. Yego. Imana bampera umugisha. Nawe uguhe bwana Gapasi, turagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwacu kuri radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Turagushimiye cyane ku kiganiro cyiza tugejejeho, kandi dushimiye abanyakinyana bose aho bari, bose ku isi hose aho bari, kuko twumvise ko batembereye bagenze amahanga n'amahanga. Rero turabashimiye, turabakunda. Twari muri gahunda ya Ngukumbuze itambuka hano kuri radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Iyi gahunda ikaba izakomereza n'ahandi no mu tundi duce twa hariya aho mwatuye bwana Gapasi. Turabashimiye rero abatwumva, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho mu buryo bworoshye, bajye bakanda ahanditse subscribe, bahakanda inshuro imwe, noneho ibiganiro byacu bizajya bibizanira. Banaduhe n'ibitekerezo babyandika babinyujije ahanditse comments, kugira ngo turusheho kubazanira amakuru abaryoheye. Nakagaruka rero, naho ubutaha. Mwirirwe neza. Ngaho wirirwe neza bwana Gapasi. Ndabashimiye, nanjye nishimiye ku butumire mwampaye, nanjye akari ku mutima. Yego. Kajya hagaragara. Yego, urakoze. Naho ubutaha bwana Gapasi.